Ayo ndabasuhuje byatari nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu u Rwanda mu bihe, narabasobanuriye nyine babwira u Rwanda mu bihe se ni content imeze gute, twaravuze tuti u Rwanda ruri guhinduka, turi ku muvuduko none uca ahantu ugasanga hari slums, ejo wagaruka ugasanga hari ama etage. So ndavuga rero ibi bintu ni amateka tugomba kubika, ni ibintu tugomba gukora abana bacu bazaza bakareba. None ariko akenshi n'ubundi ayo ma videos aba ahari n'ayo mafoto aba ahari, ariko mu by'ukuri uba usanga abantu babikoze atariyo purpose bari bafite yo kuba bavuga ngo tugiye gufata n'amavideo, tugiye gufata n'amafoto. No, usanga ari nk'amakitivite ari kuhabera, bari kuhashutingira amafilime se whatever, ukabona bimeze gutya. Ariko specifically noneho niyo content y'u Rwanda mu bihe nicyo bivuze. Tujya dusura nyine ahantu hagiye hatandukanye, ariko noneho tuzajya tubikora uko imyaka izajya igenda iza. Aho twasuye 2024 tuzasubire 2025 twongere tuhasure turebe se ahantu wagwana hahindutse iki. So rero video y'ubwashize naberetse ku kinamba cyo hepfo, noneho tugiye kugenda nambere ku kinamba cya ruguru hazwi nko kwa Bonke muri 2024, ngira ngo wenda abantu nyine muri current no mwaka wa 2024 muzi ukuntu ari hamwe mu hantu hazwi byatari ku kinamba. And nitumara kuhatembera ndaza no kubereka hepfo nane kuri patio hepfo aho bita kuri station, and I think yuko kabisa muza kubikunda n'abandi bazaza imyaka izagenda hinduka bazabikunda, kuko it's a history of ours that we are keeping, trying to keeping. Hanyuma hano rero uriya muhanda wukomeje utujyana wimba harya niho bita twemeza ujya Kacyiru, abantu bahazi utujya ku Gishitingi. Ariko ntabwo ariho tugiye gukora videos, ntabwo ariho tugiye kureba, tugiye kugenda hano kuri Kinamba y'ahagana ruguru y'umuhanda. Video ya mbere naberetse hepfo y'umuhanda ukiri ku Kinamba ku kiraro, mbere ku muhanda ujya za Nyabugogo ukomeza ujya ku Kinamba cya kabiri kwa Rasta, mbereka iriya jardin iri hariya hirya. I think you guys know iriya jardin abantu bahazi. And now nkatiye hano ngira ngo wenda abantu bazi ku Kinamba kabisa. Iyi nzu murayizi, ino etage kabisa murayizi y'umweru, amaze igihe kabisa kuri parti ya ruguru. Ntago rero ariyo ndi bubereke yonyine, ko ndi kuri parti ya ruguru murabizi haboro haba amabanki haba ibiki. So first of all maza kunyihanganira, murumva ko iyi voice over nakoze itandukanye cyangwa se n'amajwi arimo hano atandukanye n'amajwi asanzwe nari nsanzwe ndikodingira kuri tele. Actually njye nkunda kurikodingira kuri tele kubera ko nibyo bimfasha nyine umuntu yumva ko wari uri kuri tele apana ibintu byo gufakinga. So impamvu nkunda kurikodingira kuri tele, wenda mitera nabibabwira, mushobora kuvamo nyine muri kuvamo urusaku rw'amamodoka, mukumvamo urusaku rw'amamoto, just nyine mba ndi there live. Apart from that najya mbabeshya nkohereza umuntu akandikodingira videos njye nkashyiramo just sound. Ariko impamvu nshyiramo sound yanjye ndi kuri tele nyine muri kugira mwumve n'ukuntu icyo gihe ahantu hari hameze, movement zari zihari, nyine niba ari nk'urusaku runaka rwajyaga mbere mwumve nyine umwimerere wo kuba icyo kintu cyari kiriho icyo gihe. Apana kuvuga ngo nagiye muri studio mpuza ibintu, nabikora pe, ariko just icyo nkora, impamvu ndikodingira kuri tele mashaka no kubumvisha vibes zihari, nimba hari umuyaga, nimba hari iki, nyine mu getting catch n'ibyo bintu nyine mwumve how ukuntu byari bimeze for real. So rero hano ndi ku Kinamba kuri parti ya ruguru. I think hano abantu bamwe barahazi nuko nguko hameze hano ndenze, ntago ndeza ko naharenze, hari alimentation, hari bitara la source abantu bayizi. Hanyuma ino nzu irazwi byatari ku Kinamba, ino etage kabisa ikorera amabanki menshi, bona Beka, Populaire, I think na Equity yarahakoreye, right? I think na Equity yarahakoreye. So njye iyi etage mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ama activities 2024 murabona ko still kabisa isa neza. And muri kubona guys how it looks like. Ino side yo hepfo ntari kubereka, ubwo ni mu kuboko kw'ibumoso bitewe n'uburyo uri kureba video. Ni handi hari ya jardin naberetse cya gihe, hari n'ikiraro nyine Kinamba yindi. So ndi kunyura hano. So abantu bazi Kinamba ahaboro habaga ikintu bita Cyber Cafe kabisa. I think n'ubu ngubu ndabona ishobora kuba igihari.
So abantu kabisa mufite ahantu namwe mugiye muzi hanyu hihariye, mushobora kumpamagara nkaza tukafata video kugira ngo next year nzahagaruke turebe se hahindutse gute. Ikindi ni guys to keep that history cause it's yours. Yeah. So like I think rero like ngira ngo muri kwabona hano hantu si parti ya ruguru cyane cyane izwiho akabari karenze bita kwa Bonke, ariko harahindagurika byatari. Ngira ngo abantu bazi Kinamba ya kera I think ntago ari gutya yari imeze. So urumva twarahacitswe tuzajya tuhareba amahushuka, ariko by now I'm here kabisa. Yo tuzajya tuharebana. Hanyuma iyi nzira muri kubona nijya kwa Bonke rero, ako kabari gatwika byataye muri 2024 abantu kabisa bajya kunywera ku Kinamba. I think hano hantu murahazi, kano kayira gata kazamuka kagiye, ariko ntago ariho ndi bujye. Ndaza kugerageza guca ku ruhande. I think murahareba movement, ariko uri hano urabona ko ntago uri kureba kuri parti ya ruguru neza kwa ba Bonke fresh. Urabona ko usa naho uri kureba kuri parti yo hepfo neza. Niho horoshye kuhareba no kuhabona ku buryo bwiza urebye. So I think ndaza gukora indi video ndi kugaruka. Reka okay munyihanganire nkore video ndi kugenda n'ubundi, ariko still muri kureba parti zose, ariko nibaza ko parti muri kureba cyane ari parti yo hepfo. Parti yo hepfo iyi ngiyi nibaza ko ariyo muri kureba cyane, mukanabasha kuyanderstandinga mu buryo buri nyine bugaragara comparinze ni parti ya ruguru iyi ngiyi, right? So like ndaza gukora indi video, ngiye kugenda ngere hirya. I think abantu bahazi barahazi no Kinamba irahinduka byatari. Nk'ubu ngubu hano no bita kwa Bonke bar, ngira ngo wenda abahazi barahazi right now, ariko nibaza ko by 2029 atari gutya hazaba hameze. So rero iyi part ndabona ariyo navuga ko ariyo muri kureba cyane, hariya ibintu by'amajim ibiki. Ndagerageza ngende mbereka iyi parti ya hano yo ku ruhande rwo hepfo ko ari isa nayigaragara neza, ariko na parti ya ruguru muraba muri kuyibonaho gakeya. So like mu kugaruka ndaza gukora indi video, muraza kunyihanganira. Ntago expectinga yuko ari gutya bivuze kugenda ko naciye kuri parti ya ruguru, ariko byose ni ibyacu. So mu kugaruka ndongera nkora indi video igaragaza kuri parti ya ruguru nkuko muri kureba parti yo hepfo neza, bitewe nuko ariho kamera iri kureba ku buryo bwiza. Inyuma ya ira parti muri kureba ni ku Gisozi. I think some of you guys murabizi, so you can see the movement. 2024 kabisa urabona ko Ewana Rwanda twari twaramaze kwisobanukirwa amataje, like cleaning city, I mean cleanest city kabisa, umujyi uri clean kurutinda. I think you guys ko mubizi. And ikindi kintu navuga hano ku Kinamba kuri parti ya ruguru, wenda nuko mutari kuyireba neza, nababwiye ko ndibuze gukora video iza cyangwa sigaruka. You can see yuko so you can see yuko now reka noneho ndekure voice zindi zikurikira kuri iyi parti, hanyuma muzumve, kubera yuko zo narazirikodinze, ahubwo ni recorder yari yantengushye. Murakoze cyane. So far rero you guys can see turi kureba parti hariya hakurya cyane, niyo twibanzeho kubera turi kuri iyi side ya hano, niyo byoroshye kuyireba. So we go tugende kabisa tukere nka yigiriya. Noneho yohana mu kanya nze kongera tugaruke ndi kubereka none iyi parti ya ruguru. Iyi ngiyi niyo ndaba ndi kubereka neza noneho kuryo muramubasha kuyibona ndi hakurya y'umuhanda. But I think better nuko nagarukira wenda. But I think hano hose nuko kabisa 2024 Kinamba yacu yari imeze nako nuko imeze. So ndi guhita nterapotinga nkatanjya mu wundi mwaka. But I hope you guys you can see. Yeah, right, you can see kabisa Kinamba nuko nguko imeze kabisa 2024. Yes, so you can see it guys. And umuntu agiye gukomeza hirya iriya rero yaba ari kujya ku Gisozi. Baba ugiye kujya ku Gisozi, I think murabizi. So I think now ni hahinduka 2025 kabisa tuzagaruka hano
tuhire tuhatembere turebe se niki cyahindutse, haje iki gishyashya, ibyahavuye ni ibiki, ibyahagiye ni ibiki. I think guys we shall work together in this. Okay, no giye kwambuka kugira ngo nze mbereka ku yindi side ya hano nanone rero ko mutabashije kureba neza. Urabona sa naho ngeze mu korosi, iriya korosi urikomeje hari muri kona abamotari bari gukatira iriya kabisa. Sorry. Hari muri kona bari gukatira, uhakatiye watujya kabisa ku Gisozi. So I hope guys ko muri bwa enjoying iyi video. Reka nze nambuke ye kuri side yo hakurya none nze mbereka side yo hino ya hano ruguru nyine kuri ruhande ndi kugenderaho. Okay, yo ndabashimiye cyane kabisa abantu tuba turi kumwe, ngira ngo ukuntu mwabibonye nagiye mbereka kuri parti yo hepfo no parti ya ruguru, ariko hari ukuntu nyine hari parti imwe itagiye igaragara neza bitewe n'ahantu nagiye mfatira ama footage. So niyo mpamvu mu kanya ndaza kubahereza indi video ndi kuri parti yo hepfo kugira ngo bize kuba bigaragara neza. Urumva iyo uri hepfo uri kureba ruguru neza, waba uri ruguru uri kureba hepfo neza. So mu kanya ndaza kubahereza indi video iri verse versa, iri isa naho igaruka, ndi kugaruka mu buryo bwo kugira ngo nanone no haruguru habe hagaragara neza, ariko kwa bonke mwahabonye irimo butanahabonye neza muri video yindi ngiye kuza muraza kuhabona. Ariko main nicyo mba ndi gushaka kubereka ni ishusho nyine iri main imuyeshije umuntu ahita abona like, kandi ari nawe akenshi kunze guhinduka ngira ngo murabizi. So rero stay tuned, mu kanya video nandaje nyibereke. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.